Asumani ngo baramushaka urwego rwo hejuru. Harya Asumani muri yasinye umwaka umwe ni 2 ni imyaka 2 ngo rwose ikipe ya Rayon Sport ngo nta nubwo ishobora kwitwaza amasezerano kubera ko Yanga ifite uburenganzira bwo kuza kugura release clause niyo bayimushyiriraho nkuko byagenze kuri Willy Esombe Onana cyane. Bashobora kuza kuyagura ntabwo ari ubwa mbere ikipe Yanga yabikuye umukinnyi mu ikipe ya Rayon Sport. Havuyemo Sarupongo baro barabyibuka sibyo. Niyo mpamvu tuvuga ngo iyi nkuru ntabwo turazi kwifata nk'inkuru isanzwe gutya gusa. Havuyemo Sarupongo ava muri Rayon ajya mu ikipe ya Young Africans aragenda birahomba. Havamo Onana yagiye muri Simba. Yego. Onana yagiye muri Simba. Agenda birahomba. Onana wageze muri Onana ntabwo byahomba. Onana ageze muri Sfaxien. Ariko byarahombye ntabwo hari kuko nta musaruro ufatika yigeze atanga muri Simba cyane. Ubwo abariyo batangiye kugenda bazamuka tayari. Hanyuma ibinyamakuru birandika biravuga biti Yanga iraza kumujyana mu kwezi kwa mbere kubera ko ngo bafite ngo ubwoba ko uyu mwata kubatakira yitwa nde Clement Muzize ngashobora kugenda mu Barabu. Ngo rero ngo umuntu ngo bayisabona ngo hafi ngo umuntu ngo bita ngo Ndikumana Asumani. Igihe baza mu Rwanda muri Yanga Asumani ntiyakinnye. Igihe Asumani amaze gukina imikino ingahe? Asumani imikino amaze gukina muri Rayon Sport. Uyu mukino kuvuga ngo yavunitse ari umukino ejo bundi umukino yakinnye. Ubwo uriya mukino yakinnye umukino wa kangahe? Muri shampiyona y'u Rwanda. Yakinnye na Kiyovu gusa. Ndetse ayitsinda 2 aza kuri AS Kigali asimbuye iminota mike. Nejo bundi kuri Gicumbi nabwo azasimbuye. Ndetse na match imwe ya Singida kabiya kane. Ndavuga match ziri competitive cyane. Ni match enye. Muri izo match enye imwe yonyine niyo yakinnye iminota 90. Ari muri kumbira Gasumani garagaza. Muri kumbira Gasumani gashobora kuba si imyaka 3 ni 2. Ni 2 iyo yasinye ni 2 imyaka yose yasinye ntabwo byatuma Yanga imutwara munsi ya miliyoni 100 muri imukura muri Rayon Sport. Dore uburyo ibintu bimeze. Naje kubaza barambwira ngo ibintu ntukubeshya bro. Bajya bavuga ngo utaragere bwa abarundi bari kumushakira isoko ahubwo. Bavuga ngo utaragere bwa mabeshywa byinshi nibyo abeshywa byinshi. Uyu musore bita Asumani Ndikumana ngo ntabwo bajya babeshya burya. Yego. Ariko utaragerayo nyine bamubeshya ibiberayo kandi atari byo. Bajya ngo umwami ngo ahagurukira ngo nyine ngo afata icumu ngo gahagurukira ku muntu. Cyane. Ntuzi ko kera bajyaga babivuga. Ngo umwami ngo afata. Umwami burya yashobora ko yanakubirindura ibintu bigapfa ubusa. Ngo nyine byabaga ari ibinyoma byo kuvuga ngo nyine ngo bigenda gutyo. Niyo mpamvu hari ibintu byinshi abantu babeshywaga cyangwa se utarigerera ahantu nka gutyo umuntu akaza kubeshya ati Pablo ni mubaya sana kuko ari kubwira umuntu utakuzi. Urumva rero ni imyaka 2 yasinye muri Rayon Sport Asumani. Niba hari abantu utabwira umukinnyi uvuye muri shampiyona y'u Rwanda ni mu gihugu cy'u Burundi nako so ni mu gihugu cya Tanzania. Umukinnyi uvuye muri shampiyona y'u Rwanda muri Tanzania muri Azam muri Yanga muri Simba no Yanga y'iki gihe ntabwo ushobora kumuvuga. Kandi nta n'umukinnyi witwa Engineer Hereside yaravuze ngo azagaruka kureba umukinnyi mu Rwanda. Nta n'umukinnyi uri kuri wasanga ari we. Nyamara nese yagiye avuga ngo azagaruka kureba Cindy Paul nyuma yo gukina yaragarutse. Oya none se sezo irarangiye wasanga azaza undi munsi azaza kumureba adakina se. Ariko wenyine ni promise yatanze. Wasiga atera 3 ngo hatari. Hano mukinnyi wo kuri 11 si 3. Urumva rero muri Tanzania Sibomana Patrick Papi muri ko yagiye birahomba. Abo bose mwavuze ba Onana ntabwo bigeze bagira. Ba Onana
ariko byibuze abagezeho banatamiye abo ba nyine kugeza ubu ngubu muri Tanzania kuvuga isoko ry'umukinnyi wo mu Rwanda muri aya mayikipe atatu Yanga Azam Yanga narubwo yaza hano nguje kuri umukinnyi yarubwo igezeho na Singida ninde mukinnyi uri mu gukina tureke na n'Uwasumani ninde mukinnyi uri mu Rwanda hano wakina ku rwego rwa Yanga buriya Jibril Watara Yanga ntabwo yatera ya baba ndabarasa we ntabwo yakina Jibril Watara ni umukinnyi ukomeye cyane uziko nayikuwa Celestin kuwa yica umunya Liberia ni umunya Cote d'Ivoire wahawe ubwenge igihugu muri Liberia kuko bamaye ubwenge igihugu ejo bundi cya Jibril cyo cyakina Jibril Watara ari ku rwego yakina ku mwanya wa ari ku rwego rw'amakipe akomeye cyane za muri Yanga yakina ku rwego yakina ku mwanya wandi akina kuri 7 nyine agasimba ariko ni ukina agasimba oya ntabwo abanzamo birebe neza oya ejo bundi muri Champions League Celestin ko yafataga uruhande rumwe rundi pakomeza uzuba yakina kwa ko bita Nzengeri 10 ngombye yakina kwa Ekuwa cyangwa yakina kwa Pacome Clement Muzizi cye sinzo yakina wewe ujye uvuga ibintu arega Watara ujye uvuga ibintu so umukinnyi wakina karindwi gusa reka nyamugira n'inama na attack yayikina kwanda akicaza Muzizi yasimbura byibuze oya ubwo ngubwo uzi ushatse kuzana se okay buriya rero dore muri Tanzania rero dore muri Tanzania uburyo bimeze niba dusanze atakina Jibril Watara muri Tanzania uburyo bimeze uyu mutaramu Asumani yakina ahubwo niba dusanze Jibril atakina ubwo Watara atakina nta wundi wo mu Rwanda wakina muri Tanzania umukinnyi uko dufite mu Rwanda ni Watara muri Tanzania uburyo bimeze sibyo iyo utari ku rwego rwo kubanzamo baremera bakazamura nyine ushobora ko yagusimbura bashaka uburyo haza kuzamuka umwana uhari muri Tanzania none se ndabara ko bakagere bagezeyo bagakina bakagere ntabwo twabagera bagiye basangayo bande icyo gihe bakagera bari kagera urwego yari ariho muri ino East Africa champion itarakomera Tanzania tureka no gukomera kagera muri East Africa nta mwaka avuye ryari muri Simba yavuye ryari si nk'imyaka 3 ishize kagere vuyeho kera jya wicara ubanze usome umenye ngo bimeze bite oya cyangwa jya ubanza urebe kuri telefone ufite internet kugira ngo uze kuburana ikintu ufite fact Kagere Medi kambarebere cyane muri Simba igihe herekera muri Simba uzi ko yaciye muri za Singida aca muri za KMC nyuma yaho urumva we ubanza ubirebe rero icyo nakubwiraga nyine kuvuga ngo Asumani ni umukinnyi mwiza ku rwego rwa shampiyona w'umupira w'amaguru hano iwacu mu Rwanda sibyo kuko urwego rwacu nyine ruri hasi kuba urwego rwacu ruri hasi nyamara wariteye byavuze nibyo aheruka muri Simba 2022 ariko icyo gihe bari baramutije muri icyo gihe attention baratsinze ibitego 52 icyo gihe baramutije icyo gihe nyine kwa kunde umukinnyi wa muri equipe agatizwa yatijwe muri KMC na Mungo no nukuvuga ngo akiva muri Goroma ya Simba yasimugura yego numva agira saison nziza cyane yego ibitego 52 mu mikino 76 saison ikurikiye niho batangiye kuba yagiye muri Loni ryari banzu rero yaragiye muri Loni ryari nyine nta nubwo yageze ajya muri Loni yagiyeyo yahise ajya muri Singida imuguze nayo yagiye muri Loni muri Kanebe yahise ajya muri Singida kandi mbizi ko yagiye none se ibyo turi gusoma bikumbeshya se ntabwo yagiye muri Loni uretse ndaza baza wa mugabo ugikunda kubaza umubaze ngo Kagere Medi Simba yamutije muri equipe cyangwa yigeze ajya muri Loni muri Tanzania Simba 2022 Singida nawe amaze umwaka umwe ahava ajya muri Namunga ahubwo ariko nta average y'imyaka 3 iciyemo avuye mu kipe ya Simba nibyo nari nshatse kuvuga ariko icyo gihe bari batangiye gufata ama equipe yayo bakayakarifiya byuze muri kimwe cya kane cya CAF Champions League na Confederations Cup ndetse bakanageza kimwe cya kabiri kandi uyu Kagere ugiye kureba forume yariho icyo gihe ntabwo wamushira kure cyane ya Watara ndetse nta nubwo numva ushaka kumurenza kuri Watara dore ikintu cya mbere ngiye nabashe gukabuta kuri aya makuru yavuzwe kuri uyu mugabo nibihuha biri aho ngaho aya makuru yavuye mu Burundi kandi abarundi burya ngo nibo bambere bazi gushakira abakinnyi b'amakipe ariko abantu bazi urwego rwa Yanga bazi gushakiraho amakipe abakinnyi
ku rwego rwo hejuru. nta mukinnyi ukina muri shampiyona yacu wabakamiye ko Jesus Morocco uri muri Kigali yayinyuzemo oya ariko none se izahora ifite umukinnyi nka Clement Muzize gusa basabye kuzana Sumani bafite Clement Muzize ariko Sumani hari igihe yagera mu myitozo akamuha banza umenye umusimbura Clement Muzize muri Yanga ikipe yakishije Jesus Morocco Chris Dubi none ari ku rwego rwa Dubi niba Dubi yicara Asumani we byagenda bite Kambaze Sadamu amazina ntakadukange ngo tuvuge ngo abakinnyi haho bagera Kambaze Sadamu amazina ntakadukange none se kamubaze izina rya Sumani ni izina nyine wumva riri ku rwego cyangwa ibikorwa bye ni ibikorwa biri ku rwego byo gukina muri Simba muri Asumani ashobora kuba ahisha ibintu tutari twabona twebwe bari turi kumara mu mikino 5 tumaze kumubonamo mu mikino 5 atsinze ibitego 3 gusa se 5 mu mikino 5 nje muri kora muri champion Rwanda ndi kubara average ageze hano mu Rwanda kini cyataka boro Asumani buri twibuka ko hari akaboro nahoze neba kuri Instagram ye mu mwaka 2020 bari kumuhemba mu Burundi yatsinze ibitego 23 bro ndi kumana Asumani we niba nareba nabara top score ariko arigenye nkumva nyine ari ibintu numva birasekeje cyane numva ngubu waritera nk'ibintu ari gutsimbararaho uburyo kuyimisha uburyo Asumani ashobora kubanzamo muri Yanga nkumva ni kuguseka oya Asumaniye mu ruhande rumwe Kreme uruhande rumwe habanzamo umusore bita uyu mutara munya Cote d'Ivoire ninde Pacome Zouzoua Pacome na mwene wabo ufite ubwene gihugu bwa Liberia Akua Celestin Akua ku 10 Nzengeri 9 hari jyaje Clement Muzize cya Chris Dubi none ngo mumbwirana ari gukina tumuburiye umwanya Sumani nje bamushakira umwanya muri Azamu iciriritse par rapport ya Yanga ganyumvira ndabaza ngo kuri YouTube ugeze abantu barebe uwo bita Sumani umwitoza akora uretse Azamu se ngo mushakira umwanya muri Singida reka ndabarasa rwose oya wifata utazamu ariyo mushakira umwanya muri Singida pub tureke izo ama equipe yandi Singida ngo mushakira umwanya Azamu Singida ngo nguki Singida wabonye barata buryo wagenda asa abakiri bayo ma equipe bazi oya je abakiri nzi cyane n'abinyarugenge ariko ngo rero waje wimenyera ngo babonye ntabwo bakinnye imbere yanjye harimo ejo muri Yanga se ari ku mahoro sinayibonye ngo uvuga rero uwo hara muri Yanga wabonye uvuge ngo yakina kuri uyu mwanya ndabara dore kuri guhari Asumani bure yaje mu ikipe Rayon Sport intego yaramaze igihe adakina nayo burya intego ari ukubanza kongera kuba Asumani hanyuma akazabona ikipe byibuze mu mwaka umwe cyangwa mu myaka 2 mbere na mbere ntarakina na sezo imwe byibuze ngo ari ikipe Yanga imupimira yakinnye match 3 se zikurikira umva ikintu ndi kurwanya hano kereka nawe aragenda kuri bya itego yatsinze ikintu ndi kurwanya hano nuko muri kuvuga ngo muri amakipe no muri Tanzania ntabwo yabonamo umwanya ayahe Yanga Singida Simba na Azamu ngo wowe tubwira ikipe nyine yabona mu mwanya kenaga kati kagere kure wowe ugiye kuzana aba evidence magopa bo muri Azamu baramwataka cyane oya Singida shaka oritiro shaka kujya kwipana singiye kuvuga oya singiye kumukarafia mu ikipe runaka ugiye kwipana no ngo sinakubwiye singiye kumukarafia mu ikipe runaka ariko Asumani mwamugiye ujya ama equipe urayazi ashobora kuba yemera Asumani oya si ukwemera Asumani kuba wemera umuntu urumva kuba wemera umuntu imikino ngaki uretse mwibariza ikibazo Asumani umuzi ryari je muze jo bondaje muri Rayon Sport umuze muri Rayon Sport sibyo yego umaze kumubona imikino ingahe imikino 5 umaze kubona kare ku rwego rwo kubanza muri Yanga none arega hari ikintu muri iyo mikino nabonye nyine mbwira nyine hari impamvu mvuga ngo
uwitwa Musore Prince ntiyari kuri rwo kuza muri Rayon Sport ibya Musore bireke hari n'impamvu uvuga ngo Ndikumana Asumani ubwo njye nabikuye kuri Yanga nabishize muri kuri aya makipe twa karifiye kari Big 4 yo muri Tanzania hari impamvu mvuga ngo ari ku rwego rwo kuyakinamo nyine tubwire mu ikipe runaka turebe n'abakinnyi bakina ku mwanya kina kandi iyo ekipe uvuga ubuzi abakinnyi bakina ku mwanya kina niba utabazi ntiwirirwe ubivuga oya reka tureka kubigira deba ndende ariko Asumani ari ku rugero wo kubaza muri Yanga urivuge ngo Asumani umuze ejo bundi muri Rayon urwego rwe niwo watangiye kumubona sibyo aba banyakolombiya twabonye muri za Azam ejobundi bari gukina na ZS Kigali niba ugiye kuzana nabara aho mwamuntengushye cyane Asumani mwamugiye kumuciriritsa ubwo muri kwanga kuri abo rwazana mu ngo uzasanga wari witeguye ako uzikize Singida usanga Imana Dani yazikinyemo kera nyine wari kuvuga za Singida za kera izi Singida uri kuvuga yakinyemo mu mwaka n'abarusheshanguga bajyayo base banagaruka rega pub byase bihomba icyo gihe yari tarafatwa n'uyu mugabo ushinzwe imari muri Tanzania akiri umunyamuryango w'ikipe ya Young Africans ariko waritere rwose ibaze ku mugani umutara twanikiye ngo mbariza wariteri ngo ari Sarupongo na Asumani ngo ninde waba ari mwiza Sarupongo kandi yagiye akibura Sarupongo na Asumani ntabwo waritera azi Sarupongo ese buriya Sarupongo mu mikino waritera uramuzi oya Sarupongo namubonye match imwe gusa ngo rero iturize utabivugaho ukiteza abantu ngendagira ngo wariteri ajya yivugira ibingi ni ibihuha wariteri ajya yivugira ku bintu yabonye kuri Kigali Pere sibyo papa agorora ya Kigali cyane arebe ibintu yabonye kuri Kigali Pere aribyo yivugira bitari ibyo ariko Asumani mutanga kuko ibaze nk'umuntu utazi Sarupongo oya ni ukuvuga ngo kumenya Sarupongo apana kumwumva nk'abandi kuri radio kuba amaze umwaka umwe ndeba shampiyona y'u Rwanda byo ntabwo nabigarukaho ariko mudafata Asumani rero ngo mumushire hasi cyane niwe umaze kubona wo mumutesha agaciro cyane nyine niwe ubona mu gihe rero ari ukibona utazi uwo bita Pacome utazi uwo bita Ekua utazi uwo bita ejo ndi ku mahoro sinababonye urabonye sindafata umupira akabacamo wabonye ari umuntu usanzwe ari batanu wabonye ari umuntu uri aho ngaho uzajya ubona kandanda y'inyarugenge uye ngo wabyikora muri Tanzania ariko rero waritera azatuma Bingibera afata umupira bakigitira bagatetera umupira ugahita mu izamu wari tuziteza abantu kandi Rayon Sport yigize Barca oya sinyigize Barca ndikurwanya ikintu muvuze uri kuburana iki oya uri kuburana iki nk'ubu vuga nk'ikintu uri kudefanda gende kudefanda Asumani ko aya ma equipe no muri Tanzania ariko urwego rwayo nyine wowe nakubajije ngo uvuge equipe ubona ari ku rwego rwayo uvuge n'umwanya yakina ubuzi n'umuntu ukina kuri uwo mwanya uvuge ngo yaramurusha oya twikomereze papa zaba deba ndende jya uvuga ibintu uzi bitari ibyo uziteza abantu kandi ntibikureba nibiteza abantu rwose icyo kibazo niba uzakikuramo reka mbe nihera Keni rwose mbere na mbere abareba bamaze kumenya ngo ibi ni ibihuha aha hantu bihuriye abarundi bari gushakira abakinnyi b'amakipe kuko ubajije na Asumani n'igitangazamakuru cyabyanditse ntabwo kiri official ubajije na Asumani nawe ubwo arabizi neza ko atari ku rwego rwo kujya muri Yanga nawe arabizi neza Yanga ntabwo ari equipe si APR Sireyo si AS Kigali ijya kugura umukinnyi uri mu mvune urumva ama equipe yacu y'Inyarugenge niyo ubona akabona agiye ku isoko aguza umukinnyi uri mu mvune ntazi uwo mukinnyi ngo aheruka mu kibuga ryari ntizi uwo mukinnyi ese akina bihoraho ntabwo aya ma equipe yo muri Tanzania by'umwihariko kuri Yanga turi kugarukaho ari kuri urwo rwego rero kuvuga ngirira umutoza wa Rayon Sport none mu mikino agiye gukina abanzemo Ndikumana Asumani nk'umwataka nomero 9 bitaba ibyo ngibyo niryo kuvuga ngo ari guhengeka ngo Adama Bagayo ko ngo yazanye Yves